Bavuze ngo bagiye kuduha imperekeza cyangwa se kudusezera, badusezera nk'imbwa cyangwa se ukuzi wazirika ihene hariya. Amajwi nk'aya y'abakozi bataka akarengane arumvikana cyane muri iyi minsi mu nzego zitandukanye z'umurimo. Hamwe mu abakozi bataka akarengane ni mu nganda n'ubwubatsi. Aba ni bamwe mu bagaragaza ibibazo bahura nabyo cyangwa bahuye nabyo muri ako kazi. Bangiye rero abadutoteje yuko mbese twagiye muri sendeka akamukoresha wacu atarayishaka nuko birangira abatwirukanye. Nuko ibintu badukoreye cyane byerekeranye n'itotezwa kanuko nta mukozi wakagakonji ngo bayimuye. Ntago wasabaga nk'uruhusa wenda ngo baruguye, mbese ari bijyanye n'itoteza badukoreraga byinshi nk'ababyeyi batwitere ntago babahaga nk'ikiruhuko gisanzwe cy'ababyeyi. Kwita kwa Farawo nuko ushobora kuba uri mu kazi ukumva umuntu agukubise igishyi mu mugongo tikora wowe cyane ugira vuba kumva nyine nta muntu ujya uhagarara cyangwa ngo aruhuke, agufasha ugiye kunywa amazi uhita utaha. Ubutabera ku karengane bavuga ko baba bagiriwe nabwo ngo ntibworoshye kububona. Sendika y'abakozi Kotrafi inganda n'ubwubatsi ivuga ko bamwe bitaba Imana imanza zigikururuka mu nkiko, aho iyi sendika ivuga ko hakenewe urukiko rwihariye rw'umurimo. Uru rwigeze kubaho ariko rukurwaho ku mpamvu abaharanira uburenganzira bw'abakozi bavuga ko zirengera abashoramari gusa. Ntakiyimana François ni umunyamabanga mukuru wa Kotrafu inganda n'ubucuruzi. Ubundi urukiko rwabayeho, urukiko rw'umurimo rwabayeho rwagireho rimwe n'urukiko rw'ubucuruzi. Tugiye tubona bavuguruye dusanga baruvanyemo, ariko tukavuga tuti ni iki cya doing business bya biri u Rwanda ravuga ngo rworohereza abashoramari. Iki ni ikibazo, ariko turavuga ngo dufite icyizere ko tuzabigeraho, kuko abanyarwanda barimo baza bakora mu bigo binyuranye ntabwo bazahora barengana. Ntabwo umuntu azamara buri gihe avuga ati urubanza rwanjye rumaze imyaka 3-5 mu nkiko. Si ugutinda kw'imanza babona kubangamye, ahubwo no kurangiza imanza zimwe nabyo biragoye. Abakozi batsinze abakoresha b'abanyamahanga bagorwa no kubona ibyo batsindiye iyo abakoresha babo bisubiriye iwabo. Bica mu mpaka Dominico, umujyanama mu mpuzamasendika Kotrafu Rwanda, agaragaza ko leta ikeneye kugira icyo ikora abo bashoramari bagasiga ingwate, bitaba ibyo leta ikabishyurira. Leta nayo igomba kurengera abaturage bayo ngo ngasimbuke nk'uko akabazo k'abashoramari bava hanze. Ubundi amategeko mu guteganya ko ubundi bagomba gusiga nka za garanti, mbese nk'amafaranga y'ingwate babasubiza ari uko ibibazo byabo byose babitunganya, nabo bakoranye nabo mu masoko nabyo babitunganya. Iyo bitabaye ibyo ubundi leta niyo igomba kwishyura ibyo kuko aba ariyo yazanye abantu mu gihugu. Mu kiganiro cyihariye ku bibazo bigaragara mu rwego rw'ubwubatsi mu Rwanda, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Nirere Madarena aherutse kubwira umunyamakuru wacu ko ikibazo kidashingiye ku miterere y'amategeko ahubwo kiri mu iyubahirizwa ryayo. Amategeko arahari, amabwiriza araharasobanutse, n'inzego zirahari. Icyo navuga nuko amategeko agomba kubahirizwa. Ikindi abakozi bakora mu bijyanye n'ubwubatsi cyane cyane bo barebwa n'ibyo bibazo byinshi baba bagomba kumenya amategeko abarengera. Sendika z'abakozi zivuga ko mu mbwirwaruhame leta igaragaza kumva iki kibazo, ariko ibikorwa bigamije kugikemura ntibigaragare neza. Ku kijyanye n'uko koroshya ishoramari byo bituma abanyamahanga banyunyuza imitsi y'abakozi bo mu Rwanda, Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Judith Uwizeye siko abibona, gusa asaba abakoresha kubahiriza amategeko. Ntago twavuga ngo barenganya abakozi, wenda nibwo buryo bo bumva bakoramo, ariko nanone iyo batubahirije amategeko dusanzwe tugenderaho y'umurimo, birumvikana ko n'abakozi baba baharenganiye. Icyo twashishikariza rero abashoramari ni ukumenya amategeko tugenderaho, hanyuma bakaba bafite n'ubushake bwo kuyubahiriza, kuko hari n'ikindi kintu birengagiza. Umukozi ufashwe neza, ufite uburenganzira bwo bwubahirizwa neza, nta n'ushobora no gutanga umusaruro. Rero inyungu ziri ku mpande zombi, yaba ba nyir'inganda yaba n'abakozi bukubahiriza amategeko agenga umurimo.
Imibare y'abakozi bashinja abakoresha babo kubarenganya kugeza ubu bwayifite ubutumwa itanga. Mu bihembwe bitatu bya 2016 sendika Kotraf inganda n'ubwubatsi yakira ibirego 105 bihuza abakozi 682. Ibi birego bishingiye ku kwirukanwa binyuranyije n'amategeko, kudateganyirizwa muri RSSB, gukora amasaha y'ikirenga atishyurwa, impanuka ku kazi, kutagira ibikoresho bifasha kugira isuku no kutagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Peter Muyombano, Flash TV.